Nitwa Wani Mutoni. Nakuze nk'abandi bana bose. Nderwa n'umubyeyi umwe. Kwiga bigoye. Naho nsoreje mbura akazi ndetse n'urukundo rwo mu buto bwanjye. Ubuzima bwakomeje kutubera ingorabahizi. Mpitamo kujya gukora akazi ko mu rugo. Nubwo nako bitanyoroheye. Gutotezwa, guhagikwa, iryo funguro ryanjye. Agahinda niki shakagira mubi ese kukinje mana ingaruka z'amakosa ntazi nyine gutabarwa hari inzozi zanjye saba impamvu Waramutse bite? Waramutse boss. Waramutse. Kumbona business irimo guhomba. Bite ko mbona ibintu byashizemo hano hose narasize ibintu. Boss, ese ko mbona ngiye ibintu bigenda buhoro buhoro. Hana abakira ni baki bagenda bagabanyuka. Niba tuzashaka indi seta, niba tuzabigenza gute? Ariko nsigaye mbona abakira barabaye bakeya. Ya business igomba kwaguka ikaguka nkagira ukuntu hano hantu tuzajya tunaranguza n'abantu bakajya baza kurangura hano. Shaka ibintu byongera bikava ku rwego rwa biriho. Nyine ibyo ndabyumva ariko ubwo rero no kuzongera ukazana ikindi gishoro tukongeramo. Nibura kuko urabona ko mubu hano nk'iyi karito nta kintu kirimo. Urabona ko na hano nihandira n'imyunyu yashize. Hano naho urabona ko hano ntandagara zihari. Bikiri n'ikira. Ibyo ndaza kubyigaho ndaza kubyigaho. Harimo utuntu tugenda tubura buhoro. Ndaza kubyiga. Nk'amavuta urabona ko litiro 5 ntazirimo. Hano na litiro 2 urabona ko hasigamo utunusu gusa. N'amarikero urabona ko yagiye ashiramo ndaza kugenda ningera mu rugo ndabyigaho. No kugerageza ukongera ukazanamo ibindi kugira ngo amakarita ari mu buta tugende tuzibamo icyuho. Ariko rumeze neza handi hose. Ndashaka ko business tuyagura, twamara kuyagura bazayajya nyine musohokana naho ukamera nk'abandi badamu, kamera neza. Ndashaka ko dutera imbere nyine muri make. Kandi n'abantu ukajya bishyuriza ku gihe, abagufite umwenda ukabishyura ukagenda ukabishyuza. Kuko na business ari igihomba bitewe nuko abantu bakujya mu myenda ari benshi. Nagatangaye ni babahanya kuko nta muntu muzima nyine waza akomanga tu utazi ko ibipangu nk'ibi ngibi biba bifite ahantu ugomba gusora nkumva mugendi firiya mu rugo. Usubaniza amata. Mutega amatwi so none urabona ntayo gutura. Ahubwo uragenzwa n'iki? Ndashaka akazi. Injizwa uzumbwire hano ibyo winjizwa. Umbwire ibyo wumbwira. None ko numva unihira, uranihira kuri nde hano? Ndashaka akazi ko. We vuga cyane. Ndashaka akazi ko kumeza cyangwa se no kurera abana. Urabona ndi uruhinja se, urabona ndi gukambakamba ku buryo woza kundera. Mwamufite nta wenda mukere n'umukozi wo mu rugo na umukozi wo mu rugo ushinzwe iki? Akazi kose ndagakora keretse akataba. Hano nta bakozi dukeneye. Ahubwo wasohoka ukagenda, sibyo?
umuryango urafunguye sohoka ugende izo muwe ntazo nkeneye kuza kuntera iza kuntera iseseme cyakoze reka nkubwire hano hari utubwa wenda hari nitwo waza kurera kuko njyewe ntago wandera urandera se turabona umuntu ngana nkanjye ari wo kurera ntabwo mvuze kurera wowe hari imirimo myinshi umuntu yakora ariko izo muwe urazitera nde nta muwe nge ngira ahubwo nk'uburicara aho ngaho mu biki haguruka ibyo haguruka we haguruka ibyo haguruka usurigira ibiki uraza kuntera iseseme wicara aha ngaha iyo sima warayubatse wowe ndakubaza subiza mama Winnie nubwo nagushyize muri no business bura n'urukundo rurimo ndagukunda nta mudamu mbona ukuruta niyo mpamvu nagushyize muri no business guherega n'inzobe nkumbuye kwikoraho inzobe yawe nkumbuye kwikoraho niyo mpamvu nagushyize muri no business nta wundi muntu uzakunda wakuruta muri Kicukiro yose shaka kuzajya uranguza abantu bose ino butike ngazayiguha ngiye gushaka isenti ngiye Uganda nshaka isenti nkuzanira amafaranga twongeremo ibintu nonzobe yawe noneho ugenda use nka ba Oprah ntukajye ukabiriza mbese abakire nkamwe mwakiteza batinde nkamwe ngiye njya kugura ino akazi nabonaga abandi badamu ariko mbona nta wundi muntu wari ugakwiye ariko uzireba ino nzobe nyine vuga utankozeho boss njye ntabwo bikunda saba nta kibazo ariko ngenge ariko mama Winnie ndagukunda nyemerera ntago ari kubavuga nyemerera rwose ngiye ntabwo ndawukunda umuntu ashonje ndawukunda ntabwo uza ngo ubwe ngo ndawukunda gusa ejo nzajya Uganda nzazana amafaranga mwongeye muri butike noneho ndabizi urukundo ruzagera rugenda rwiyongera ukubona nongera n'ibintu ngaho genda nyine ubituzana bya bitatu sawa rero murakoze ariko inuze kubyigaho bya bintu nakubwiye by'urukundo ni saradine ntuzibate subiza ndakubaza nsubiza iyi sima warayubatse kuburyo uza guhagarara hanga wasohotse ukagenda wintesha igihe wintera stress icyo nangira abatindi ntimwumva nkukorera iki nakubwiye ngo nta kazi gahari ndaguhitishamo hano hari imbwa uraza kurera imbwa hano aba arizo ujya witaho uyoze ugire gute uko ngewe ntabwo byakunda ngewe ari ine ntabwo byakunda wayirera imbwa wayirera nako nisubiyeho ndavuze ngo mbare kabiri wasohotse wintera iseseme karame n'umutindi w'umuhanya mbona ufite ibintu by'ubukapu bwacikaguritse ngaho genda mva imbere ubuzima ni ndorerwamo ese wajya ugenda ufite nimba genda winyorodoka ntabwo uba wari ese navukiye kuruha biranze mpindutse makuba agahinda n'ikisha kagira mubi ese kuki njye mana ingaruka z'amakosa ntazi sawa bite sawa sawa amakuru ni meza nanjye meze neza ubungubu hanze nagiye gusaba akazi nyine bagiye ko tuganira bameze nk'abakampaye bakaguhaye bakampaye keri aho mana we umva mubwire ujya kubyeza amafaranga mana we wabanje ukarangiza amasomo yawe umva mbabarira nifite ubukene mbabarira we nyine ni sawa imana ishimwe ariko nyine shambo ngera umuntu munini niba nzabishobora munini byatari umva nta kibazo ugomba kubishobora kumva urabizi dukeneye amafaranga pe turakeneye amatagwira ni ukuri mana we ibyo nari ntegereje kumva kandi nawe urayituha kweri uri he shani sawa ndi kuri botike ninjye wagiye kuri botike n'ubuhoro se mama ari he ari mu rugo ntabwo ameze neza yafashwa se ko nasize ameze neza ntabwo mbizi ntabwo yambwiye
nta mubyeyi nawe asigaye afite ibibazo byinshi ni ukuri mama tugomba kumuba hafi kuko asa nk'umuntu muri iyi minsi utameze neza pe uriya papa w'umubosi nyine aba yamutesheje umutwe mva mwana ahora hano buri munsi bizamufata mizirira ubuzima dore ko twashakira abantu ikintu cyo gukora kuko ubu ibibazo nta kibazo ngo iki umva nta marezo ufite genda sawa harya wambwiye yuko hari iki uzi gukora hari icyo utazi gukora nakubwiye ko byose nzi kubikora nyine usibye gutera ipasi byaranyihishe gutera ipasi nicyo kintu cyonyine utazi gukora buriya no kurera abana njye mbishobora nuko nasanze nta bana mugira uba uri hano nawe ni nk'aho umwana ariko mwarakuze ntabwo nta byo kumurera bihari wenda mu gihe ntahari wamuba hafi uriya nabonye hanze ariko ni inkumi gusa n'umwana mu mutwe nabuje ariko arakarishye pe arakarishye nanyivuganye ariko nyine nawe ni mabuja yakwivuganye gute se niba uriya bari kwikinira yagiye kunsubiza hanze iyo utampamagara yansubije hanze namwinginze yari yanze ariko urumva kuko atarazi yuko uri buze ntabwo nyine yapfa kureka ngo winjire yego nabyo birumvikana ariko nta kibazo cy'umwana umwana mwiza uretse ubutesi gusa ariko handi nta kibazo cye so hano rero nta kibazo rwose ukikorera imirimo yawe tukabana neza yego mabuja ikindi ugomba kuzinduka mu gitondo dore umugabo hano aba agomba kujya mu kazi nanjye akenshi mba nabyutse iyo breakfast igategurwa sibyo ariko akagenda no hano hari n'amasuku ku buryo agenda nyine azana muri salo abona ibintu byose biri ku murongo kandi ukajya wambara neza ukikwiza nk'umuntu w'umukobwa nk'umwari nzajya nambara nk'ibi ngibi nta kibazo rwose nta kibazo mfite byinshi kandi ukanamenya kubaha hano ntago tuzananiranwa hano nta kibazo mabuja nabibonye wowe nabonye uri imfura nta kibazo rwose nubwo na patron ntari namubona ariko nawe ndi kwizera ashobora kuba ameze nkawe ni marayika nta kibazo cye kabisa ahubwo wowe nimba hari ikintu wambaza mabuja nyine numva mfite mama wanjye urwaye narindi kugira ngo ngusabe nyine njye nkora naha kugira nimvana mu kazi mbona umwanya wo kujya kumwitaho nanjye gusa nukora utaha ubwo ntiwajya ukererwa mu kazi mu gitondo oya mabuja ndakwizeza ko akazi nzagakora neza nzajya nzinduka pe ni ukugira ngo wenda aramutse agize ikibazo nijoro naba mpari ndi hafi ye nkaba mumufashije ubwo wajya uza mu kazi mu gitondo usanga he 11 cyangwa nakabiri 11 n'igice ugataha ryari nataha mumaze kurya maze no koza ibyombo buriya umuntu iyi porogaramu mu kazi kiwe ibintu byose bigenda neza yego ubwo ntumenya kujya uzinduka ukamenya nawe kuvuga ngo tuve ku meza turasoje nawe ugakora imirimo yawe ukagenda rwose nta kibazo yego ko niba kuko ufite umubyeyi birumvikana agomba kwitabwaho so ndumva ari uko nyine hano hari ibintu nari ngiye kwandika bibuze guhaha ubwo reka ndabirebe ikaramu hariya muri shami ubwo nawe wareba utuntu uba utunganyije hariya yego mabuja and then reka mwohereza lisite y'ibyo guhaha yego kandi ugira ikibazo ushayira rwose muzahuza icyo usabwa ni ukujya umufata neza agakunda umuntu amubwira nabi nze kwandikira
mbese ndananiwe. Nani gukora cyane gusa udashaka kuruhuka. Ndashaka ko njyewe nawe na Kashira. Uracyamugira Kashira. Dusohoka nk'iminsi nk'itatu cyangwa tugenda vendredi tugakora indi mata. Dimanche, lundi, c'est ce qu'on a eu mu kazi. Dimanche soir. Tugatembera ngafata undi mwuka w'ahandi kuko ndananiwe. Natwe rero twarakoze. Uburyo umuntu akoze akeneye kuruhuka. Kandi igihe twatangiriye ariko kwibuka ubuto bwacu tubiribuka. Twabona kenshi gashoboka niba ari kubera ko iyo muri gutereta ariko mubyirukankamo cyane ntabwo mujya mubura akanya. None isikura ko hari akana nkuta cyane. Aho nakubwira ngo rekera ndondeka. Position yose nagushyiraga mu. Nese nakumenza. Ariko dushobora kuba warakundana niba utarakundana. Kanisa. Mama Shera agize isoni yego. Dufite umukobwa mwiza ariko ikibazo twana umusipoyirinze cyane. Rwose uyu mwana agomba gukorerwa inama twese mbese nimba tuzamwicaza tukamujyana aho hantu nyine tukicara tukamukorera inama ikibazo cye yarivumbura buri kanya. In fact ikintu bishakira ndashaka kugira ngo tumukure hano tugende aho tuzarara. Ndashaka ko azarara tuzarara ahantu hatandukanye. Ntabwo uko yitwara. Nibyo tuzasanga yambitse. Njyewe urandera ubwoba ndamura ndamwera afite imitisha mu mutwe tutazi. Ariko uzi ko Shera ari ingutsi. Njyewe ntabwo ndemeze kuko njya kubona ngo mbona uriya mwana tutamuhaye hafi. Itabiyari. Reka reba kanguriye. Kandi simushaka. Wenda nubwo nzi ko byakubabaje ukageraho ukabyoroshya urabigiye ukashiraho tatuwaje ya mbere. Intambara zavuka ahangaha urazibuka ariko nyine akaje urakira nk'umubyeyi. Umwana umwe rero buriya amaze no kubara amafamiye menshi atandukanye. Iyo umwana ari umwe abona buri kimwe akakibonera ku gihe mbese aba yumva ko umubyeyi nta kintu yakora kandi ko twaramutetesheje mbona urugo rwo ruzagorana. Ntabwo azi uburyo njyewe nawe twasitorogorinze kugira ngo tugeze kuri ngiyi tugezeho. Imyaka afite akaba aribwo ari kubibona ariko noneho we yahisemo kubyirengagiza. Umva icya mbere kumunyuza w'akanyafu iyo myaka yarenze. Akanyafu kanyuzwa ku mwana w'imyaka 6 uzamubwira kuri 12. Uriya ni inkumi. Akunda wazamuriza kwa wa mushiki wawe ko mbona ari strict cyane. Reka nkubwiye Kanda bakutana mu kwezi tukareba. Uravuga Marciana? Reka nkubwiye uriya yarampetse ndamuzi. Nta miyaga yashyiramo kuko we n'umwase yawe mukuru yamuzana ibitwigira. Rero mva ko iyo idea ngo harariso akamera mu kwezi twanga ati batumashaka kumufasha nyine akazagaruka yarahindutse mu mutwe. Tukabizi iyo idea ni nziza nituva muri tuba tuzamujyana. Twese tuzagera tuzagera mu kwa muganga ni senda aho agiye kumusura ariko nyine tuzajya twamubwirisha ngo ati rero tugiye gusura anti awe muri kumwe ubona ari wenyine iki kandi barajya bumvikana ntabwo merci pour Wani
ariko wani Karame. ariko ubwo uri mu biki igihe naguhamagariye cyose? Ntabwo wanyumvise se? Uba wicariye amatwi? Ntabwo ibyo